nicyo nkundira Imana yacu. Iyo ikuvugaho ntiguhanya n'amateka abantu bakubonamo. Minwa y'abantu n'indimi zabo birahagije kukuvuga ukuri. Imana yiza kukuvuga ibinyuranye n'ibikuriho kugira ngo iza guhinyuza amagambo. Nicyo gituma iyo isaba amafaranga yo kwishyura inzu uyu munsi ikubwira ko ikubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Imana ihigira mu bana ba Sawuli ushobora gusimbura se. Imana isanga ibyara uko ibyagiye. Inyana niya ntibishoboka ko mahungu be havamo bamusimbura ngo amurute. Imana ishakira mu bahafi muri government yafo, ishakira mu bakire bo mu mujyi yafo, ishakira mu bakomeye baho. Imana ibura umuntu mu bantu. Imana iva mu mujyi ijya mu cyaro ishaka ushobora gusimbura Sawuli iramubura. Imana iva mu bantu ijya mu ishyamba. Imana iva mu bantu ijya he? Kambabwire, iyi Imana ibuze umunyamumaro mu bariho imushakira mu bataravuka igatera ingumba kubyara. Iyo Imana ibuze umunyamumaro mu bariho mushakira mu bataravuka igatera ingumba kubyara. Zaburi 119 umurongo w'122. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata. Amen. Subiremo. Wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata. Amen. Abwo nzi niba hari umuntu wagendanye ntagatifu cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana, ariko reka mbasomere Zaburi 119 umurongo w'122. Bibiliya ntagatifu cyangwa ijambo ry'Imana iravuze ngo wishingire ko umugaragu wawe nzamererwa neza. Wishingire ko umugaragu wawe nzamererwa neza, ntureke abirasi ngo bankandamize. Amen. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenye. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima ujya imbere y'Imana, yego ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nanone ndabasuje mu izina rya Yesu. Nanone haleluya. Nababwiye ko nitwa Emmanuel Twishime, ndi umukristo ku itorero rya Kabuga, ndi umuyobozi w'amasengesho iwacu dusenga kuwa gatatu. Ni umugisha ukomeye kugaruka CGM. Turishimye kubw'imirimo myinshi ikomeye twagiye twumvira mu nzu y'Imana no kwibona, ndetse kubw'abakozi b'Imana mwese turanezerewe kongera kubabona. Yesu abaho umugisha. Rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndumva ntari butinde. Ni ijambo Imana yampaye yashyize ku mutima wanjye rivuga ngo Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Imana iracyagufitiye ubundi. Kubizera uburyo ni bubiri, ariko kubizera ni butatu, ariko kubatizera ni bubiri bwonyine. Uburyo bwa mbere kuri twese rusange ni uburyo bwa nyiri ikibazo. Abanyarwanda babica umugani baravuze ngo nusanga intumbi iwahiriye mu nzu ntuzamugahe, uhiriye mu nzu ntaho adapfunda, burya ajya gushya ntako ata. Aha, numubona rero. Uburyo bwa kabiri ni uburyo umuntu akoresha iyo imbaraga ze zishize, asigaranye imbaraga zanyuma umuntu agira zitwa imbaraga z'akanwa. Ashyira ushi ku munwa akavuza induru. Uburyo buba busigaye n'ubw'inshuti, abavandimwe, imiryango ya bugufi. Ubwo iyo bunaniranye abatizera basigara bategereje kugwa mu ngaruka zizanwe n'icyo bahuye nacyo. Ariko kuri twebwe abizera Uwiteka, kuko Umwami Imana azantabara. Haleluya. Kuri twebwe abizera haba hakiriho ibyiringiro. Bwana asifiwe. Okay. Hari ibintu bitatu biranga
kumva neza uwo baganira. Jewe ubu ntabwo nkiri hano, jewe ndi hejuru cyane, kandi namwe ndababona wa. Hari ibintu bitatu biranga umuntu uri kumva neza uwo baganira: ubwirwa reba uvuga. Aha. Icya kabiri, ubwirwa yagize icyabazwa n'uwo baganira amusubiza vuba kugira ngo byerekane ko atarangaye, kandi mu rusengero nta bibazo bikomeye bihabarizwa. Icya mbere, haleluya. N'uwatsindwa none tuba tumukopeje ntiyongera gutsindwa. Icya gatatu mu biranga umuntu uri kumva neza uwo baganira: ubwirwa yagize icyo yumva, ari yaranje agakora akantu cyangwa akavuga akajambo kugira ngo yerekane ko yumvise ibivuzwe. Wabumvise? Nibyo nababwiraga. Iki cya gatatu kubigisha rero twe kitubera cyiza. Kitubera accelerator. Kiratuzamura cyakatwinjiza mu isi Imana ivugira, ugashiduka avuze ibitanditse ibyo utateguye bivuye ku mutima w'Imana. Murazamukana nanjye tugera ku mutima w'Imana mu izina rya Yesu. Twese dutare haleluya. Bibiliya iravuze ngo wigwatiriza yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata. Iyo somya Bibiliya nibaza ibibazo bine ku ijambo nsomye. Icya mbere ryavuzwe nande? Kabiri yabwiraga nde? Gatatu ryari? Kane hari habaye iki cyatumye avuga iryo jambo? Gisubizo cy'ikibazo cya mbere, iri jambo ryavuzwe na Dawidi. Cya kabiri yabwiraga Uwiteka. Ubwo nsigaje bibiri kandi Ikinyarwanda baravuga ngo wanzitse abananzwe. Ubwo ndimo ndagira ku musozo. Cya gatatu nicyo tugiyeho. Ni cya kane. Iri jambo ryavuzwe na Dawidi. Igisubizo cya kabiri yabwiraga Uwiteka. Ryari habaye iki? Uyu ni Dawidi mwene Yesayi. Dawidi mwene Yesayi. Umunsi umwe muribuka Imana ihamagara Mose ikamubwira ibintu bibiri byo kwitondera Abisirayeli nibagera muri Kanani. Yaramubwiye ngo dore baragiye mbakuye mu gihugu cya Egiputa mbajyanye i Kanani. Ubambwirira ibi bintu bibiri. Icya mbere, sinshaka kuzababona bakora nk'ibyo abanyegiputa bene igihugu mbakuyemo bakoraga. Ijambo rya kabiri, kandi cyitonderwa nanone, sinshaka kuzababona bakora nk'ibyo abanyakanani bene igihugu mbajyanyemo bakora. Imana yabahaye ibyitonderwa bibiri, nababwira ngo dore bakuye muri Egiputa igihugu cy'umubabaro mbajyanye i Kanani. Hari ibintu bibiri sinshaka kuzababona mukora nk'ibyo abanyegiputa bene igihugu bakoraga, bene igihugu mbakuyemo bakoraga. Ijambo rya kabiri, sinshaka kuzababona mukora nk'ibyo abanyakanani bene igihugu mbajyanyemo bakora. Nari bashije ngo ubwo Imana yashakaga ko bamera bate? Nisubiza igisubizo kivuga ngo yashakaga kongera gukomeza kubona nk'uko yabonye umunsi Baramu ababona, n'ubwoko butuye ukwabwo. Ndumva nabatira amaboko nka Imana icyubahiro. Duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. N'ubwoko butuye ukwabwo, muri bo nabitegereje, nta bintu by'ubugoryi bibarimo, nta bupfumu bubarirwa muri bo. N'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Okay, barataha. Nari bashije kubera iki muri Egiputa? Yes, muri Egiputa birumvikana cyari igihugu cy'abanyabyaha nyine. Mwumvise umuririmbyi ari uzavuga ngo muri Egiputa sinzasubirayo, abariyo Mana batabare bakureyo. Ni igihugu cy'ibyaha nyine. Ariko se kuki dashaka ko n'abanyakanani, kuki dashaka ko n'abanyakanani batabahindukira icyitegererezo kandi ari mu gihugu cy'amasezerano? Nkuramo inyigisho ivuga ngo nuko hari abantu Imana igeza mu gihugu cy'amasezerano no gusohora kwayo bakagoreka ibyo bari baritondeye kera amasezerano atarasohora. Ubundi ibiganiro bishobora kuba hagati y'umunyonzi n'umukire ufite imodoka ye ni biki? N'intwaza akazigo, n'ingereza mu rugo, n'intwarira y'amazi, n'ibyo ngibyo. Umuntu waguze imodoka, nanjye ndi mu wayitunze, Imana arayimpaye mu minsi ishize. Umuntu utunze imodoka aba agomba kuganira nabo
bari mu cyiciro kimwe. Abonye bene data bakunda kubikabuga cyane, Yesu agumugisha. Kubera iki? Nibo bazaho amagaraje akora neza imodoka aherereye, sibyo? Bakanisha beza n'ibinamba byiza, ariko kandi n'amafuru yotse inkoko neza, n'amafuru yotse ifi neza. Hanyuma y'ibyo rero, nyuma yo kuzirya, igikurikiraho nicyo Uwiteka adashaka ko bazabanduza. Muranyumvise se? Abakristo muransetsa, muranezeza cyane. Umuntu akaba arashoraga inka nawe agashoka ibintu ntibyigondore mu nda, ariko ubwo yari inkoko ngo byigondoye nanywa fanta, ngo nanywa fanta biri bwigondore. Bona ibintu bitigondoye turagiye twokeje ibijumba muri runonko, twamara kubirya tugashoka nk'inkuko tuzishoye tutakarabye. Uyo aho yunamye ariho wunama mu binono byayo. Ibyo bintu biri ndani ntibyigondore, bikazigondora wari inkoko. Hafi tendera inda mwihoreye, ntimumukome. Okay. Imana icyura ubwoko bwabo bugera muri Kanani. Bamara igihe rero, murabona igitabo cy'abacamanza, bayoborwa n'abacamanza b'Abazerubabeli, barabayobora bageze ku mutambyi umucamanza Samweli, ngo bagera ubwo ngo bita ku kigendanye n'ububanyi n'amahanga, ngo bareba ndimo kuko abayeho. Baraza babwira Samweli, baramubwiye ngo utwimikire umwami, umuntu mugenzi wacu, turambiwe no kuyoborwa n'Imana itagaragara, utwimikire umwami atuyobore kuko turashaka kumera nkandi. Okay, ko niko nashakaga rero. Imana irababwiye ngo ntibazamere nkabo, none barashaka kumera nkandi mahanga. Imana ibwira Samweli ngo sowe banze n'igihe banze bimikira umwami abayobora umuntu w'iwabo, azabanywesha amazi, azabagezayo, azabanywesha nkeri, bazamenya ko kuyoborwa nanjye ari byo byari byiza. Sawuli umunsi wo kumwimika baramuhiga baramubura, kugeza ubwo abantu babwira Samweli ngo mbese Sawuli wamubuze, dore nguriya aho ari hehe mu bintu, zikuyoborwa n'umuntu uvuye bintu biri tavuze izina. Okay, mpave. Sawuli arimikwa ku myaka 2 gusa, Imana imutega umutego n'ugipimo n'umunzani w'inzika ari maranye imyaka. Imana yari irahira iravuga ngo nzamara kwibuka ku bwoko bw'abamareki mu isi. Ibwira Samweli iramubwira ngo ubibwira Sawuli agenda barimbure atagize na kimwe ababarira. Sawuli ajya kurimbura, ariko ngo abone inka, abone intama, abone abantu, abone ibintu, ngo ararokora arazana. Samweli amusangana nk'uvuye ku rugamba, ati se Uwiteka yagukoreye neza, se wowe wakoze ibyo Uwiteka yagutegekaga byose? Sawuli ati yego twabikoze byose. Samweli ati gutamatama numva no guhogera nibyicara, amubwira ngo n'abantu twajyanye batekereje ko nituva ku rugamba tuzashaka ibyo gutambira Uwiteka ibitambo ko yabanye natwe ku rugamba. Haramaze ngo mbese Sawuli we utekereza ko Uwiteka yishimira ibitambo kuruta umwumva? Ubwo utakunze, ubwo utemeye kumvira Uwiteka, nawe ntagukunde ku ngoma ya Isirayeli. Mpave. Imana imara imyaka 38 ishaka umuntu wazasimbura Sawuli, ko yamaze imyaka 40 ku ngoma, kandi Imana yamuciye ku mwaka wa 2. Imana ihigira mu bana ba Sawuli ushobora gusimbura se. Imana isanga ibyaro uko ibyagiye inyana niya, ntibishoboka ko mahungu be havamo bamusimbura ngo amurute. Imana ishakira mu bahafi muri government yafo, ishakira mu bakire bo mu mujyi yafo, ishakira mu bakomeye baho. Imana ibura umuntu mu bantu, Imana iva mu mujyi ijya mu cyaro, ishaka ushobora gusimbura Sawuli iramubura. Imana iva mu bantu ijya mu ishyamba. Imana iva mu bantu ijya he? Kambabwire, iyi Imana ibuze umunyamumaro mu bariho, imushakira mu bataravuka igatera ingumba kubyara. Iyo Imana ibuze umunyamumaro mu bariho, mushakira mu bataravuka igatera ingumba kubyara. Muzabaza ubuhamya hana azababwira. Mutambyi yabuze kwa Eli, Imana ishakira mu ngumba. Twongera duha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana igannye mu ishyamba, niba arasanze Dawidi yicaye ku ngiga y'igiti, niba ari kumugina, Imana isanga Dawidi aracuranga gitari,
umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka stadira ke ubwo yagendanaga iforoma ingana n'uko Imana ishaka uwo mutima ukuntu uzaba umeze itaruye agatima ka Dawidi ikubisemo Imana iratangarira ngo ntabwo natekerezaga ko no mu ishyamba haboneka umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka. Ndabamenyesha ko nta musozi mwaturaho, nta hantu na hamwe mwacirirwa, nta hantu mwaganishwa Imana itagera. Ndi kuvugana n'abantu basoje yibirira, ntega amatwi munandebe kandi munyikirize munkurikire. Nta gasozi watura mama, nta makuba wabamo yabuze Imana kugusanga aho ngaho uri. Nta bigeragezo waturamo Imana yatinya kugeramo. Uyu ni Dawidi mwene se. Uyu Dawidi umunsi umwe nyina na se bamufashe ukuboko bamukura mu bana babo, baramumanukana bamugeza ku ifamu, baramubwira ati dore umurage wawe, ragira intama, ragira ihene, ragira. Bamuha umugabane ungana n'uw'abagaraga, abandi bagiye mu gisirikare, abandi bagiye ku ishuri. Umwana ajya kuragira intama. Dawidi ngo abyitegereje ukuntu nyina amurekuye, abonye ukuntu se amurekuye, aririmba Zaburi ya 27 murongo w'10, aravuga ngo ubwo data na mama bazanta, Uwiteka we azantarura. Naravuze ntiyaza ko umudigitari w'iki gihe yari kuvuga ati sigiye kigo cy'umuryango, singiye kubimbwa mu muryango, abandi bagiye kwishura, abandi mu gisirikare, nijya ugiye kuragira intama, icyo ugiye inyuma y'ihene, ntabwo ngiye kubimbwa y'umuryango. Gahita ajya kwa house cyangwa kwa mashirahamwe ntarahiri, hakimanika mpongati mu kagozi, hakavuga ati singiye kubikigorye. Nyamara nubwo agiye kwigirira nabi, Imana iri kumutoraniriza kuzaba umwami wa Isiraheli. Siko ari witereye abana barimo umudepite mama. Uziko wari ugiye kwitera urugo kandi ejo amasezerano azaba yasohoye. Ya mutakeretse iki ku magambo Paulo yabwiye umurinzi wa gereza. Biravuga ngo Paulo na Sila bari muri gereza barasanze, bararirimba iminyururu iradohoka, inzugi zirakinguka, inzu yuzura umucyo, umurinzi ngo akangutse aribaza ngo ahari abarinzi bagiye, ngo akura inkota mu rwubati ngo ayitere, aramubwira ngo wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi, twese turi hano. Arewe ubwo urumva ari wowe upfuye rero wanyagiranywe n'abandi, ubwo urumva waborewe, wikwigirira nabi, twese turi hano. Yewe murapfuye se mugiye kuyahura, wikwigirira nabi, twese turi hano. Mutakereze iki ku magambo Yohana yavuze yibwira abitorero ryamenyekanishaga ubutumwa burindwi yarahawe bw'amatorero 7 muri Aziya. Yaravuze ngo umuntu ugiye kubabwira ibi ni jyawe mwene so Yohana, musangiye amakuba. Musangiye, umva ikintu yahereyeho, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana bibonerwa muri Kristo Yesu. Mwumvise ibintu bibamo? Banumva nabaza abantu ngo mbere yo gukora aka kazi ko gukurikira Yesu mwasomye kontara cyangwa mwapfuye gusinya? Mwarasomye cyangwa mwarasinye? Banumva nabaza bera ngo mbere yo gukurikira Yesu mwaba mwarasomye kontara cyangwa mwarasinye gusa muravuga muti karabonetse tugende? Ari hera yabivuze ni Sharire ninde? Sharire yavuze ngo Yesu yaratangaje, aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira sebana yiyange kabiri yikorere umusaraba ankurikire kuwa kangahe? Iminsi mutakereza iki ku magambo Paulo yabwiye abikora ni bice 8 yarababwiye ngo ibi mubimenye, dufite amakuba impande ariko nidukuka, turashobewe ariko nitwihe, turarenganwa ariko niduha, dukubitwa hasi ariko nidutsirwa rwose.
murapfuye murapfuye reka mbabaze Yesu yashize imigabane ku isoko aravuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye ahita abwira umwana w'umuhwituzi nka Charles cyangwa nka Eric aravuga ati aka kazi iki kiraka wagikora ukabambwirira ahantu ntari bugere aravuga ati ndagikora ndabahwitura ubabwire ko naje kandi mbajyanye mu bwami none se urabikora aravuga ati ndabikora fata karangura amajwi Yesu arashaka abamukurikira mumukurikira azabageza mu bwami muza mwitemo imigabane itabasha kubora arabivuga abantu baramwirundira nko kwa kundi wabona umubwiriza butumwa bwiza ku isoko abantu bati nimuze mwumva umusaza ariko bakamwirundaho bikanga bikaba ibindi bakirunda bakumva arababaza ati muraje bati twaje tugende ati twagenda mufite gahunda tugende baramubwira bati twagiye avuga ati aha waba atinyutse ibyago byose waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami yes batise ko abantu baduseka ntabwo azacogozwa n'incamugongo abazimu bwira nibo baza none se ko dufite abanzi benshi abanzi buwo ntiwamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru nitumugeraho tuvugane nawe iki mumubwira uti mwami ujye uturindisha umwuka wawe tubona kuzaragwa kubaho iteka nitumva ubwoba se muzamubwire muti have wa bwoba we munyihorere namara amaje ngo bafatiraho bariruka basanga Yesu murimbyi wa mbere bahuye ngo akwitegereje arakureba ati kumbona wiruka nk'umuntu ufite anagiye mujanze uragana mu ijuru ati yego ujye utumbira ati ujye utumbira Yesu ntumukureho amazi haramubwira ati sa ibjuru urugendo iyi nzira imeze ite haramubwira ati iyi nzira irimo ibintu by'amajwi ashukana nushukwa ngo uyobe inzira ujye utumbira Yesu kandi imbere uzasanga amayira menshi n'amayira arimo iyorosha buzima uzakomeza inzira mukoreho amaso ati kandi hari igihe buzakwiriraho ubona abaye mukabwibwi n'inzira utakireba neza none se ubwo bizagenda bite ngo abamutaye aho ariruka nawe ngo yirukanke abona ijoro riraguye abona isaha zibaye ndende yikubise ku gipangu cya mbere abona umuzamu ati ye mbonye umurinzi ufite isaha mbwira murinzi we menyesha igi aramubwira ati ubu ni nka saa 8 saa 7 ni igicuku burije ariko buraza gucya ati ye baba we ngo ashyira bugari arongera ariruka ngo ahura na patrouille ya gisirikare nk'ikimenyetso bibiri cyambere nuko iyo nzira itizawe n'umutekano waho ukemwango ngo ahura na patrouille y'abasirikare arabaza ati aha navuganye n'umusivile yankuye umutima reka nivugane n'abarwanyi afande murwanyi we cyabwira nawe nakunze uyu murwanyi afunga neza bibiri umuririmbyi aravuga ngo asubiza yitonze aramubwira ngo uru rugamba ruzashira guma mu ntambara ngo abona azotoye umunwa abona isura irahindutse aramubwira ati ntubabare wihangane ntureke imirimo yawe uzabona igihembo cyiza nutabaruka ngo ariruka haravuga ati ibisubizo byose ntibinyuze ngo hagarara nk'uhagarara rebezo kwirebera haruguru yanyu ahangaha ahamagara ibintu byose biba mwize havuga ngo yemwe byaremwe byose mwe nimunsubize ngo bivugira icyarimwe muri ritimi imwe biramubwira bate ese wowe
uracyafite nawe uhagarara, niyo si uhagazeho nawe washinze ibirenge, iyo si nayo niyo si ije gushira hasi indi si ihoraho. Arambwira ati kandi abantu mwahuye n'ibyo wagiye ubona uhereye aho watangira urugendo ubyitondere umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza ko. Ngo avuye aho Eli avuye aho ngo yirutse agwa mu gikundi cy'abagenzi benshi, arababwira ati yemwe amakuru yose nkusanira ijambo ndumva nababwirira ijambo, mwishime mu mitima yanyu, imuhira ni hafi, muhumura tuzaruhuka tutakiba. Murapfuye musubire muri kontara, mwongere musome neza, mwongere musinye. Dawidi, Imana iva mu bantu ijya mu ishyamba ibonayo Dawidi, ngo imurebe iramwitegereza, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Imana iva mu ishyamba isubira i Yerusalemu, sanga Samweli, iramubwira ngo Samweli uzageza ryari kurira Sawuli? Sinakubwiye ko namuciye ku ngoma? Fata ihembe ryawe ryuzuza amavuta ujye mu rugo kwa Yesayi. Mu rubyaro rwe nabonyemo umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka, umwimikisha amavuta mwami wa Isiraheli. Imana isize Dawidi mu ishyamba, ariko ibwiye Samweli ngo ajye mu rugo kwa Yesayi, kandi ntibihishwe urabisobanukiwe, izi ko Dawidi adaheruka mu rugo. Samweli nanajyayo ntamusangayo. Nicyo nkundira Imana yacu, iyo kuvugaho ntiguhanya n'amateka abantu bakubonamo. Iminwa y'abantu n'indimi zabo birahagije kukuvuga ukuri, Imana yiza kukuvuga ibinyuranye n'ibikuriho kugira ngo iza guhinyuza amagambo. Nicyo gituma iyo isaba amafaranga yo kwishyura inzu uyu munsi ikubwira ko ikubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Ndifuza ko tuza gusenga. Dawidi ngo aribere mu ishyamba, kamabwire akandi kajambo ntabahisha. Dawidi ngo ari mu ishyamba aho ngaho, yahuriye n'abaturanyi bari bafite intama hafi iwabo, abantu bafite ifamu hafi, ngo bari bafite abagaragu bitwaga Abagibiyoni. Abagibiyoni bari abantu basezeranye isezerano na Yosuwa, isezerano ryo kuzabana amahoro, kandi bari mu bwoko bugomba kuzicwa n'Abisiraheli, ariko ngo babigira umutwe kandi n'abaturanyi babugufi. Baravuga bati tujye inama, ngo bafata imyenda icitse, bafata ibintu by'insaho n'imvumba bishaje, ngo bafata imitsi imigazi iriho uruhumbu, baravuga ati tujya kumusaba. Yosuwa rero ngo amaze kubasezeranya isezerano ryo kubazabana amahoro, ngo aza kumenya ko ari abantu bari mu bwoko bugomba gupfa. Haravuga ati ubwo nabarahiriye amahoro maso y'Uwiteka sinabica, ariko ndabaca mu mujyi nimuzatura mu midugudu. Mujye mu ishyamba, mugenda ku ishyamba muzaba bashenyi n'abavomyi b'inzu y'Uwiteka. Aho rero basenyaga inkwi niho bari bari, ngo bari abahanga ku kijyanye n'umuhumetso, gutera umuhumetso. Dawidi nawe rero ngo akaba umuhanga mu gucuranga, ngo bitegereza Dawidi ukuntu acuranga, bati biriya bintu twazabimenya dute? Ariko Dawidi nawe ngo yabitegereza ku gutera umuhumetso, akavuga ati biriya bintu nazabimenya nte? Baramwegera bati watwigisha gucuranga gitari? Dawidi arababwira ati Burundi ni Rwanda byaraganiriye, imwibwira indi guhuguha. Yes, nta cubucubu rero murangigisha gutara umuhumetso, nanjye mbigisha gucuranga gitari. Ngo baramwigisha nawe arabigisha. Reka mbabwire, ntugasuzugura inzira yose Imana ikunyujijemo, kuko wabona ugiye gutoragura isomo rizarangiza intambara yananiye abandi. Ntugasuzugura inzira yose Imana ikunyujijemo, kuko wabona ugiye gutoragura isomo rizarangiza intambara yananiye abandi. Amakuba uri kunyuramo none wabona intsinzi y'intambara zo muri 2025 izingatiye muri izi ntambara z'uyu munsi. Kandi reka mbibutse, iyo umwana yanze ishuri aba yanze n'umushahara n'akazi. Iyo umwana yanze ishuri aba yanze akazi dabani, yanze n'umushahara. Abera rero banga kugeragezwa baba banze amashimwe n'ibisubizo byayo. Zaririmburwa mubonye n'umutageragezwa. Kamave naho Dawidi, Samweli ngo araza aramanuka we, kanje gusoza. Samweli ngo aramanuka, geze mu rugo kwa Yesayi, bahungu bose babatondesha umurongo, ngo yitegereje Efuramu ba Yesayi,
aravuga ati uyu mwana niwe waba umwami w'Uwiteka ntabeshye. Ngo aramwegera, ngo amwegereye atega agahanga ngo bamusukaho amavuta, ihembe riramubenga. Uwa kabiri riramubenga, uwa gatatu ihembe riramubenga, uwa kane barindwi barashira bose batega agahanga. Ariko reka ntangaze ko ubwo ihembe ryabenze abandi, mitwe yose ari maze iminsi yigera ihembe ry'amahirwe yawe yigireyo, nyiri ihembe yahageze. Mwarasenze cyangwa ntimwasenze? Abantu basenze, buri gahanga kose kiteze kakigera ihembe ry'amahirwe y'ubuzima bwawe, kakigera ihembe ry'amahirwe yo kubaho kwawe, kigirayo, nyir'amavuta yahageze. Duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Hari umuntu uri hano watera haleluya? Ngo barindwi barangiye, ngo barindwi barangiye, Samweli abaza Yesaya ati abahungu bawe bose nabo? Aramubwira ati naba ngabo. Tekereza neza nabo? Aramubwira ati naba rwose. Ibuka neza. Ngo yibutse, yibuka ko ari yaraherutse kohereza mu ishyamba. Aramubwira ati karahari, iri jambo ni ribi cyane. Kabiri nagaherereza, ibiryo rirushaho kuba ribi cyane. Kuko aramubwira ati niba tuburiye umwami mu mfura yaza muhererezi kandi bitemewe, ayo mavuta ari ay'abana b'imfura. Uburiye mu isiza abanyarwanda yabonera mu isakara. Jambo rya gatatu aramubwira ngo ntikari hano mu rugo, ntawe uhari, ari mu ishyamba aragiye intama. Ibyo biravuze ngo arafobejwe cyane, ntabwo ibi bintu bimubereye. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, Imana yo yakubona ikabona uruti bikwerere, ikabona uruti bishongore ko kwireba mu mutima. Aramubwira ngo icyo nashakaga kumenya nuko ahari. Niba ahari ndakumenyesha ko ntacyo turi bukore uwo nguwo nawe ataraza. Ndarangiye. Umva abantu Imana ivuganye nabo basenze amasengesho y'iminsi 2. Ijuru riravuze ngo nta kindi kiri bukorwa, ntawe uri butabarwa wundi, nawe utaratabarwa, utaragerwaho, utarava mu nzira, utarava ku murongo, nta kiri bukorwe uwo nawe ataratabara. Wateye haleluya? Ntacyo turi bukore ako nako kataraza. Ibyo biryo murata mwahishije ntacyo turi bukore. Okay. Abasirikare bamwe Yesaya n'amakonvoye n'amatata barirukanka bageze ku ifamu. Ntekereza ko bahingukiye kuri Dawidi, bati Dawidi ari hehe? Kandi uwo babaza ari we, ari uwo nguwo. Ngo arabareba araseka, bati baravuga ati hehe Dawidi? Ngo arababwira ko mufite ibikabyo, murashaka Dawidi wiki? Nkunda isaha y'Imana yigeze. Umuntu wese aba afite confidence kandi ububyumva. Aramubwira ati Dawidi we jyamo hariya tugende, data arakudutumye. Bigenze bitese munjyane buhoro. Bakubita muri pandagare barirukankana. Dawidi ngo jugu ngo ageze ku marembo y'iwabo asanga tente zirateguye, intebe zambaye imyenda, inzira yose yuzuye insina bateye. Avugatanye iwacu aho mvuka hajya hategurwa ibirori simbimenye. Ukumva bateraga batu wamwisengeneza aho yabyaye se uzigiye yashingiririwe. Bati kandi ari hafi aho ngaho kuri ibyo bitaro hafi y'iwanyu, umutugereho murebe yashingiwe ryari suye mwana koko. None se wowe nawe urabarenganya. Nta gitekerezo, nta nkunga, nta ntwererano, nta n'umwambaro w'ibiro rugira nukukodeshereza umukenyero. Ubwo urumva uko igiseke cya nyirasenge kweri. Iwacu hajya hategurwa ibirori simbimenye. Ngo yigira imbere ngo ateye ibirenge mu marembo y'iwabo, ijwi rigaruka kuri Samweli.
riramubwira ngo yewe Samweli we, uwo nakubwiraga ni uwo winjira ni uwo. Haguruka umwimikisha amavuta. Yewe mwene data, mama, papa, wavuganya n'Imana irongeye. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora we. Iza kuza muri kwicaze ahantu uzibagirwe ko wahoze wicaye mwi, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Imana yavuganye na Samweli ari mu rugo, irongera ivugana nawe ngo aramwegera, ngo aramusatira. Bibiliya iravuga ngo amusukiraho amavuta, amusukira amavuta imbere y'abakuru be. Nicyo gituma Dawidi atagombaga kwimikirwa mu ishyamba yaramaze ibihe. Imana nijya kubikora izagushyiraho bareba. Iyo Imana iguhaye isezerano ryo mu mujyi utuye mu cyaro, iribitsa umukire. Imana iguhaye isezerano ryo mu mujyi utuye mu cyaro, iribitsa umukire. Mu gihe cyo kubironshinga igukura mu ishyamba, igukura mu cyaro, ikakugeza hafi y'umukire aho ngaho, ku buryo igikundiro cyawe akitegereza akakireba, akabona ibyo bintu ni wowe bibereye. Bona, dore impamvu ebyiri zituma Imana ibibitsa umukire. Icyambere, impamvu ya mbere nuko kugira ngo bicungirwe umutekano wabyo, ibibitsa uwo batinya ngo bitazangirika utarahagera. Ijambo rya kabiri nukugira ngo abitunganye, abikorera finisage, abigeze ku rwego rusa nuko Uwiteka yabivuze, ku buryo uhura nabyo kavuga uti bya nibyo mpave. Dawidi ngo yimikishwa amavuta, imbaraga z'umwuka wera zimuzaho, ngo ariko Mana yanjye, nkunda kubaye musi mu birori, naravuze ntiyonza kubaye musi uwo munsi ngo harashya. Ayiwe musi aravuga ati abantu mwese mwubararira umwami wa Isiraheli, mumukomera amashyi mumuramye. Bose ngo bikubita hasi ngo baramya Dawidi. Hari ibintu Imana ikora ukava ku izina rya Dawidi ukitwa David, ariko kandi hari n'ibindi ikora ukava kuri David ukajya kuri David. Baravuga bati umwami David mumwubararire mumukomera amashyi. Baramubwira bati kandi King David we, umva King David we, ibi birori nimwe byateguriwe koko sara nibyara byari byara. Bati kandi dore mwami Nyagasani, ari amafunguro nimwe yateguriwe, nimubona natwe bitubereye gusangira n'umwami, muduhe ikaze ku meza. Dawidi ngo yegera ameza iwabo, bazi kurya, buri muntu wese azikokora icyo yokeje muri runonko ye. Iby'imijanyato no kuza kwingingira abantu kurya ntibibayo. Ngo yegera ameza araru, ngo akabona ntibaza kurya, avuga ati n'ubundi bariye kera ntahari. Bo bategereje ko baha ikaze, kuko nawe uri buyegera ameza umwami atamuhaye ikaze ku meza. Ngo asubirayo ariyongeza ararya. Ngo atuma mukuru waramubwira ati genda mu gikari umuzanire gitari yanjye aho nararaga ncurangire Uwiteka. Batoroga baravuze ngo nibwo yaririmbye Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mwongere wanjye sinzakena. Haryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hanjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, nyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aramanuka agera ku gitara cya 5, aravuga ngo Uwiteka uri mwiza we, untunganirije ameza mu maso y'abanzi banjye. Nari nishwa n'umwera sinaruka gutuvuta, none usize amavuta mu mutwe we, igikombe cyanjye kiraseseka.
reka ngutume ntacyo bitwaye mumbwirire ngo Uwiteka gutunganirije ameza ahantu hatari hakwiriye abantu batabonaga ko yakubera hano abantu babonaga ko bidashoboka Uwiteka gutunganirije ameza Uwiteka gutunganirije ameza Uwiteka gutunganirije ameza Mani gusiza amavuta mu mutwe gikombe cyawe kirasa ariko hanura gikombe cyawe kirasesekaye Uwiteka gusiza amavuta mu mutwe mavuta yo kwishima mavuta y'ibishiringiro mavuta yo kubaho Uwiteka gusiza amavuta mu mutwe gikombe cyawe kirasesekaye reka mpave Dawidi amaze kwica Goliyati sinshaka gutinda reka Dawidi amaze kwica Goliyati umwami Sawuli ngo aramureba areba ukuntu abadamu bamuririmbye haravuga ati matora ataho uyu mwana sinamucika sinamutsinda mubare nyamwinshi w'abantu mu gihugu cyanjye n'abadamu none ndebera niba bamuririmbye baravuze ngo jewe ngo nishi igihumbi ngo kariya kana kishi inzovu havuga ati ntaho nagacikira akivuga atyo ishari rimwinjiye Sawuli arwara ibifukunyo badayimoni baramufata abantu batase kumwama rerembuye bigenze bite ko yikubisasa batubwo n'abadayimoni bamujyana ku bitoro bikomeye n'ibyoroheje hose basanga nta muntu wavura iyo ndwara baravuga batari ko hari umuntu wavura iyo ndwara ni umuhanzi ufite amavuta muri iki gihe mujya mugumana amavuta muyagundire hari igihe amavuta yinjira mu kazi twese haleluya baravuga bati mushaka umuhanzi uri hiti muri iki gihe ninde baravuga bati ni Dawidi mwana Yesayi batatuye bati ni Betelehemu imodoka niba bishoboka muyijyana ariko niba ari n'indege muyohereze aze mvi indege y'amavuta Dawidi ngo baramuzana ageze imbere y'umwami akora muri gitari koze mu murya w'inanga abadayimoni bariruka ngo birutse Sawuli yubuye amaso abona Dawidi umuhagaze imbere haravuga ati se burya naka gahungu ngo yegura icumu rye Imana iracyagufite ubundi buryo niho tugeze ngo yegura icumu rye ararimutera ngo arimutera Dawidi ararizibukira rifata urukuta ubwo nabwo ni ubundi buryo ba Dawidi babonye amasezerano bategereje intebe zikicayeho abandi mukwiye kugumana imbaraga zizibukira amacumu ya ba Sawuli uzi kugira ngo umuntu amenye ko uzamusimbura ubu ugomba kugumana imbaraga zizibukira icumu rya Sawuli Dawidi ngo ariruka ageze iwe mu rugo aturaguzwa ibidodo ari byose ngo yinjira mu buriri araryama yakereza ko ubwo yahinze umuriro agira ngo ni malariya mugore aramwegera Mikali umukobwa wa Sawuli aramubwira ati mutware bigenza bite ataramuganirira iyo nkuru Sawuli bamutumyaho ingabo ze avuga ati mugende mumuzane ngo bageze kwa Mikali aravuga ati umutware wanjye ararwaye musigaho ntabwo akorwaho mu mwihorera arwaye koso amudutumye mumubwire ko umutware wanjye arwaye ngo bariruka asigara bake ngo bariruka ngo bagiye kubwira umwami Sawuli ngo umudamu yinjira mu cyumba cya Dawidi aramubwira ati yewe mutware uyu munsi nutiyarura urapfa data yagutumyeho ingabo zamaze kugota urugo kandi ari kuvuga ko bagushaka aramubwira ati nutiyarura urapfa aramubwira ati none mbigenze neza aramubwira ati suko niba barugose ndaca he dufite amakuba impande zose ariko nidukuka imitima ariko bona tekereza ariya Charles yavuze Charles cyangwa ni mama yavuze ngo iryo joro Herode araye ari n'uyu nguyu araye ari umusore Petero arindirwa mu nzu y'imbohe araryama arasinzira umva umugabo babwiye bateguje paje bazamuca igihanga araryama arasinzira dufite haleluya dufite amakuba impande zose ariko nidukuka imitima mudamu aramubwira ati inzu yacu ndayizi nawe urabizi uko iteye hari ahantu hari akadirishya aramubwira ati zamuka ahangaha ngo aramwuriza amucisha mu kadirishya Dawidi ariruka ubwo nabwo ni ubundi wamwungiriye ngo Uwiteka aracyagufite ubundi buryo bavuze ngo Uwiteka mubwire ngo Imana iracyagufitiye ubundi buryo Imana iracyagufitiye ubundi buryo mama humura
nta shano riguye, nta nka yacitse amabere, Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Ngo amunyuza mu kadirishya aragenda, ngo abarinzi bagarutse b'abasirikare b'abashepe ba Sawuli ngo bagarutse, ngo bakubita inkuba, hari umudamu aravuga ati igirayo, so niwe ubutanze itegeko. Ngo bariruka, naho umudamu ngo yafashe igishushanyo cyakadahumeka kiremereye, niba cyari kibaje mu biti simbizi, ngo aracyorosa kiryamishaho Dawidi aryama, aracyorosa. Ngo Sawuli yaravuga ati muterurane n'amashuka munzanire. Ngo baterurana n'amashuka bariruka, ngo bakigejeje imbere y'umwami. Umwami arebye asanga ni igishushanyo cya terafimu. Uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva. Ibi bintu birabaye kandi birasohoye. Imana itanze ingabo nyinshi ku bwawe mu izina rya Yesu. Ngibyo bya terafimu Imana itanga buri munsi tugataha. Ngibyo bya terafimu Imana itanga buri munsi tugakira. Yesu we. Ngo arirukanka ajya mu ishyamba, ahasanga abagabo abana n'ingabo ze, ngo bangaga igitutu cya Sawuli. Ingabo za Sawuli ngo nkuru nazo zigenda zimunga zisanga Dawidi, ngo baragenda baba benshi, abana nabo mu buvumo bwa Duramu. Amara igihe ari kumwe nabo, umunsi umwe ngo inzara irabica. Nta miryango itera inkunga inyeshyamba icyo gihe yari yabaho. Inzara irabica. Dawidi inzara imurjyanye n'ingabo ze, havuga ati subu tubigenze gute? Havuga turabizi, iyo umuntu ahuye n'ibibazo yitabaza inshuti, mugire kwa Nabali. Hari umugabo twari duturanye afite ifamu ingana ituranye n'iyiwacu, twandi nabanye neza n'abashumba, mugende mumumbwire namenye ko uyu munsi afite ibirori bicamuze ubwoya bw'intama ze, mugende mumubwire. Ngo bageze abagaragu ba Dawidi baramubwira ati Dawidi mwene Yesaya umugaragu waravuze ngo muhe ibyo kurya kuko yabanye neza nawe n'abagaragu bawe. Haravuga ati ubwo Dawidi ninde? Mwene Yesaya uwo mumbwira nuwahe? Hari abagaragu bacitse bashebuja bigira inzererezi, mumubwira ko ntabyo kurya by'inzererezi mfite. Ngo umujinya bica baciye kuri porotayi babwira umuzamu aramubwira bati shobuja twimye ibiryo byacu, ariko turabirya mwese twabamaze. Ngo bariruka babwira Dawidi. Dawidi arababaza ati ibiryo mwabibonye? Bati twabibonye. Birahari bimwe biri gutogota, ibindi biri kuri bifi. Ntago bararya. Mufite imbaraga zibagezeho tujyane? Bati turazifite. Ibihosho, intosho, inguye, ibibubando, inyundo, muhaguruke mwese tugende, turarya nta n'umukiro. Ngo bariruka, naho wa mugaragu uri ku marembo abibwira nyirabuja bigaye, aramubwira ati yewe mabuja, databuja aduteje Dawidi, yanze kumuha ibiryo kandi ubuzi Dawidi imbaraga ze n'umushinyagira, araza kutwica barabirya tutakiriho. Ngo ashyira amatandiko ku ndogobe, niko birivuga, ashyiraho ibyo kurya. Ngo amanutse kuri porotayi ahura na Dawidi n'ingabo ze barara bameze batya. Avuga ati wowe urajyayo ko tugiye kubarimbura mwese? Avuga ati umbabarire icyaha cy'umugaragu wawe, umbabarire icyaha cy'umugabo wanjye, izina niryo muntu, uko yitwa niko ari, yitwa Nabali kandi uzi ko bisobanuye. None rero jyewe narinzanye ibyo kurya, ubirye rwose uryoherwe, ariko uveho amaraso y'igicucu, amaraso y'ikigoryi ntakubeho mwami Nyagasani. Havuga ati mpereza ndye. Ararya arahaga n'ingabo ze baragenda. Ubwo nabwo ni ubundi. Inshuro ya kabiri Dawidi arasonza, asonzana n'ingabo ze. Vuga indimi mama. Ariko wa asonzana n'ingabo ze. Nanone undi munsi aravuga ati uko biri kose sinabona ahantu ujya kugabuza ibyiza ingabo zose, ariko nibutse ko hari ibihe byiza nagiriye ku rusengero, reka njye kureba umutambyi. Ngo arirukankaza ku rusengero ahasanga umutambyi abimeleki, ngo aramureba arirukanka amusanga muri parikingi, ngamwambika ibiganza, aramubwira ngo yewe Dawidi we, ntukuke umutima, Uwiteka azakomeza ingoma yawe. Havuga ati kandi Sawuli nubwo aguhiga arabizi kuza umwami wa Isiraheli. Haravuga ngo amen. Irongeye iravuze kandi Dawidi umutambyi amaze kumanura aramubwira ati rero urakoze guhanura, ariko ibyo sibyo byangenzaga. Nta muntu urajya gusenga ikamubwira ibinyuranye n'ibyo yaje kuyibwira. Na Dawidi byamura umutambyi aramuhanurira aramubwira ati ariko ikibazo mfite si icyo, ikibazo mfite gishingiye aha. Hano nta biryo bihari. Mutambyi aramubwira ati hano habiri inyama n'imitsima by'abatambyi kandi uri umusivili. Aravuga ati imibyizi mfite kuri urusengero sinahagwa. Ngo arinjira. Mujye mukunda kubitsa imibyizi muri iyi nzu. Mwashyira imibyizi, waza hari abantu cyangwa batanahari imibyizi yawe ikongera kwibukwa. Wenjira mu nzu arya imitsima n'inyama z'abatambyi. Ngo ariruka. Ngo yirutse arahindukira abaza umutambyi arabaza ati se ndibutse. Nibutse ko mfite abanzi bangose impande zose. Kandi ubu ndeba kubera inzara nibagiwe.
nta ntwaro nagendanye, nta ntwaro yaba iri aha ngo nyitwaze. Aramubwira ati yewe nta yindi ntwaro iri aha usibye imwe wicishije Goliyati, ngiri izingiye muri efodi mu nguni hari. Aramubwira ati yimpe nta yayiruta. Mama ko wasenza yibiri bikemera, ongera uyagure nta yayiruta. Yesu papa ko wasenza yirindwi bigacamo, ongera uyagure nta yayiruta. Ongera uyegure nta yayiruta. Ndanezerewe mana ngo arahaguruka. Mwagize neza kongera kuyegura yibiri. Hari ibintu bicamo mu yibiri nta yayiruta. Ngo arirukanka ngo Dewogi yari ari mu idirisha, umugabo w'umunyamagambo. Magambo ni mabi ariko yageze ku bagabo babi cyane. Dewogi ngo yari yabibonye byose yanabyumvise, ngo ariruka bishengerana ku mwami Sawuli. Arambwira ati mbonye umwanzi wawe nimero ya mbere. Arambaza ati ninde? Ati ni umutambyi. Agize ate? Ahanuriye Dawidi numva. Icya kabiri amuhaye ibyo kurya kandi ni umusivili ari ibiryo by'abapastor. Icya gatatu arambwira ati niba ugira ngo ndakubeshya ujye gushaka ya ntwaro, nuyibona umenye ko nkubeshya. Sawuli ngo yohereza abagabo abasirikare ngo bahica abantu 86. Niba hari kwa gatandatu hari korari repeta, hari n'abadiyakoni bategura icyumweru simbiza, abantu 86. Bibiliya iravuga ngo agahungu kitwaga Abiyatari ku mutambyi ngo karokoke inkota ya Sawuli gasimbuka urupangu kariruka ngo kagineyo tiramaho Dawidi yarari. Karamubwira kati Dawidi we, David we, uzi ibintu usize iwacu? Data mama abantu bose barapfuye, umwami abohereje babohereje inkota barabishe. Umwami Dawidi aramubwira ati yewe Abiyatari we, nyibona Dewogi nari mbizi ko atari buri kubibwira umwami Sawuli. Wowe rero niba urakotse gumana nanjye ntacyo uzaba, kuko uhiga ubugingo bwanjye, uhiga ubugingo bwawe niwiga n'ubwanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Mwara yasomye amagambo ngo baguma hine yo tirama. Murahibuka ko hari agasozi k'ubuhanuzi, hari abana b'abahanuzi barahanura bagira ibihe byiza. Mu gitondo kimwe Dawidi nanone ngo arasonza we, akora icyo abanyamugi Kigali mukora cyo bita guheza umujyi. Guheza umujyi ni ugutera ipasi mu gitondo cya kare, kambara ipataro gatebeza, kazinduka cyane, kagenda utazi iyo ugiye, kugira ngo utirirwana n'umugore n'abana. Ibyo bikora abagabo bakakubaza ibyo kurya bakarira. Dawidi ngo arazembagira gakeya. Niba ari ikintu kibi ngo inzara ikugezeho ikora cya mbere, ndimo ndasoza ngo ikumena amaso. Dawidi ngo arazembagira, giye kubona abagabo baganira hakurya hari abona bize babaze nk'abahaze. Aravuga ati bari abantu baraganira nk'abari, reka mbegere nubwo batagabura ingabo zanjye zose ariko ntibabura icyo bagira, ntibabura icyo baha umugabo mugenzi wabo. Kubera inzara arenga umupaka wa Israel, naho ababona n'abasirikare benze umupaka, barinze umupaka w'Abafilisitiya. Ngo agwa mu ngabo z'Abafilisitiya, ngo baramwitegereza bati uyu ni Dawidi, uyu ni mwene Yesayi, uyu niwe wishe ingabo yacu ikomeye. Mumurebe mumwitegereze bati niwe, abandi bati siwe, kubera inzara no gukondakonda bati niwe, bati siwe. Dawidi ngo yumva ayo magambo biravuga ngo yabika mu mutima araceceka. Bafata mwishimu, bafata barya, abandi bafata bati tumwice, batahaha muzirike kumwica nibishoboka. Ubushize yajunguje ukuboko konyine yica Goliyati, nashyiramo n'imigeri twese turashira. Muzirike muzirike. Reka mbabwire, mufite ibigwi mu maso y'abadayimoni burya mujye mwihagararaho. Bazi ko mwaciye mu nzara murayinesha, muca mu bwambara busa muranesha, muca mu burwayi muranesha. Dawidi ngo arabyumva, baravuga bati tumwice, bandi bati nitumwicira baragira ngo twasanze ari intumbi. Muzamukana ari muzima, umwami wacu amenye ko twakoze operasiyo ikazi baduha amapeti y'iri joro, kuko turaza kuba twakoze operasiyo yo gufata ikintu gikomeye cyane. Dawidi intwari y'Abisirayeli ngo baramuzamukana bamukura hasi hepfo hafi. Reka nkubwire, Satani utarakwishira mu gihanamanga hepfo yo tazagushobora. Warageza aho Imana ivugira, warageza aho Imana ivuga ku muntu, ntugipfuye humura. Dawidi ngo baramuzamukana bamugejeje ku marembo y'ibwami, bamugejeje kwa Akishi. Ngo baravuga bati se turamwinjira na gutya n'aka kavuyo, hagira abantu bajya gusaba audience. Basirikare beza ngo binjira gusaba audience. Ngo bagiye gusaba audience, Dawidi arapfukama arasenga. Bati sheko kayato yati ndasenga. Bati zamuka ibyo wigira, bati ariko mu mureke, ariko bundi araducika hanga. Dawidi ngo arasenga, abwira Imana amagambo akomeye. Abwira Imana ngo Mana,
nabikira ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nahoraga nkora ibitunganye bihura n'amategeko yawe. Habwira Imana ngo ukize umugaragu wawe. Ubugingo bwanjye buragoswe iminsi yose, ariko nkiza rukora umugaragu wawe. Habwira Imana ngo hari ibintu byinshi wambwiye ariko sindababyo, nabyo ntibiraba. Hari ibintu wasezeranije ariko aho ngeze aha ngaha ndabona ntashobora kuhava, ntabwo nahava. Nafashwe n'amaboko akomeye. Mutangira kugenzura amaboko abafite uyu munsi. Nafashwe n'amaboko akomeye, ahantu sinahava ngo njye kuba umwami wa Isiraheli, kandi uri Imana isazaranya igasohoza. Habwira Imana umurongo wa 50. Muzasome Zaburi 119. Nicyo gitabo muri Bibiliya gifite imirongo myinshi, mu gitabo cyose gifite imirongo 176. Ni isengesho rikomeye Dawidi yasenze. Haravuga ati Uwiteka we, ibi nibyo bimara umubabaro mu byago byanjye no mu makuba yanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Unzuye sibwo bwa mbere waba ubikoze. Habwira Imana ngo Mana, nta kintu nagenda nyongera icyo mbahanga kabakubita kabitugu kwaha mba ngiye, ariko nta kintu nagendanye. Wowe rero ubwo ufite icyo wasezeranije, akaba ari nawe twagendanye, nta yindi ngwate mfite, wigwatiriza. Abwira Imana ngo wigwatirize yuko umugaragu wawe uzangirira neza, unyiza bibone be kumpata. Habwira Imana ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, habibone be kumpata. Ijuru ni intebe y'Imana, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Uko wakwicara kose byakorera gukora ku birenge byawe. Imana ikoze urutoki ku bwonko bwa Dawidi, imukuramo kuba umwami, imushyiramo ubusazi. Nkunda uburyo bw'Imana Mana, nkunda uburyo bw'Imana we, nkunda uburyo bw'Imana. Dawidi ngo abarasaze, akanura amaso, ashinyika amenyo, inzara nazisongora. Hati nkonda bipesa arabica, hagira aryarisaza, fakaza hafi n'ibyatsi aravanga ararya. Dawidi baramuraba bati ibyo wigira byose turagushyira umwami, arakwica. Naho wagiye kubwira umwami ko bafasha Dawidi, yamubwiye ati Dawidi twamufashe, intwari y'Abisirayeli, uwavuzwe kazaba umwami wa Isirayeli. Umwami nyagasani, twafashe umwami mugenzi wawe, twafashe umwami mugenzi wawe. Ngo baramukurubana, bamuzana muri biro y'umwami. Umwami ngo aramwitegereza, harabwo atarya wambwiye ngo muzanye umwami mugenzi wanjye, cyangwa mwashakaga kumbwira muti tuzanye umusazi mugenzi wawe. Mwari mumbwiye se mwashakaga kumurikira ubutunzi buruta ubundi ntunza muri iki gihugu bw'abasazi. Aravuga ati mbare rimwe kabiri gatatu, ntababonana n'iki kivagundu hano, mwirukange mwumve imbere, musore mu rupangu rwanjye mujugunye hanze, cyangwa mbajyanane nacyo. Dawidi ngo batera umugere, barasunikana, baramanukana, bamurenza umurwa. Dawidi ngo ageze hakurya y'umurwa, Imana imugarura ubwonko buzaba umwami. Dawidi ngo yirebye, ngo arebye ukuntu ipataro zacitse, arebye ukuntu ameze nk'uwanyagiwe kubera ibyo yikozeho. Aravuga ati uko biri kose je ndumva ndi muzima, naherutse mbwira Imana ngo yigwatirize, sinzi ibyabaye, ariko umenye Imana yigwatirije, umenye Imana yigwatirije. Ngo ariruka, aravuga ati atagira n'unkurikira akabona ko ndi muzima, reka niruke. Ariko ngo yigiye imbere gataravuga ati kuvanga nagize iryo mvuga rindi, naba ndi ikigwara ingaragaruka. Avugana n'urupfu, ubu hari amatangazo mukwiye gutanga. Havugana n'urupfu rwari bwami imbere, harubwira ngo warupfu kubushyira ku rutonde n'ikindi gihe, jewe sinzapfa. Jewe sinzapfa, ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ngo ariruka ajya Nayoti y'Irama, ngo asanga iteraniro ry'abahanuzi. Mushaka kumenya ibyo babwiye, muzasome Zaburi 34. Yaravuze ngo nzashima Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Aramanuka arababwira ati uyu munyamubabaro mureba yaratatse Uwiteka, aramwumva mukiza amakuba. Aramanuka agera ku murongo w'8, arababwira ngo dore we amaso y'Uwiteka. 16 habwira ngo marayika w'umwami Imana bambisha amahema kugota bamwubaha. 20 arababwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Muhaguruke, Uwiteka ari gwatirije.
ubaye uri hano mbwirira umuntu ukwegereye nanone kandi mubwire ngo Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Imana irigwatirije ikubereye ingwate, nta wundi muntu bari kukurengera, ntawe bari gukura uburengezi. Imana ikubereye ingwate, yemeye kwigwatiriza. Uwiteka agufitiye ubundi buryo. Imana igufitiye ubundi buryo. Imana igufitiye ubundi buryo. Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Mumpe indi mikoro dusenge. Mumpe indi mikoro dusenge. Wino usenge papa. Bampe indi mikoro dusengane. Baguhe indi mikoro dusengane. Mu izina rya Yesu. Nushaka uryame hasi cyangwa wapfukame, nushaka ugenda uve mu bandi, fata umwanya wawe. Na Dawidi yari wenyine. Dusenge. Dusenge. Dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka iracyagufitiye ubundi buryo. Imana irigwatirije. Uri Imana y'amahoro n'amasezerano menshi. Shaka ko dupfukama tugapfukama tugasenga dushima. Haleluya. Haleluya. Mu masengesho y'iminsi 2 Uwiteka we urigwatirije. Udufitiye ubundi buryo Mana. Tuboneye ubundi buryo Mana. Ndagushimiye Mana yacu. Hari amahirwe yaducitse mu bihe byashize, ariko uravuze ngo uracyafite ubundi buryo. Amahirwe yaducitse mu bihe byashize, ariko uyu mwanya muri aya masengesho uravuze ngo urigwatirije, kandi tugushimiye ko udufitiye ubundi buryo. Hanyuma natwe turavuze ngo uri imbaraga zacu, turavuze ngo uri amahoro yacu, turavuze ngo uri amaboko yacu, turavuze ngo uri agakiza kacu, turavuze ngo uri ubuhungiro bwacu, turavuze ngo uri amahoro yacu, turavuze ngo uri Uwiteka. Dusubiyemo turavuze ngo uri Uwiteka, turongeye turavuze ngo uri Uwiteka Nyiringabo, turavuze ngo ni naryo zina ryawe. Turagushimiye ko twongeye ubundi buryo. Iki giterano cyongeye ubundi buryo. Aya masengesho yafitiye ubundi buryo. Mama waje hano umufitiye ubundi buryo. Umugabo waje hano umufitiye ubundi buryo. Usore waje hano umufitiye ubundi buryo. Uburyo bwacu bwari bwanze, ubw'imiryango bwaranze, bw'abagabo bwaranze, bw'abagore bwaranze, bw'imiryango bwaranze, bwa diporome bwaranze. Hanyuma si icyo gusa, ubw'abayobozi bwaranze. Uwiteka we Kristo mwana w'Imana, uburyo bwari bwaranze, ariko none ahangaha iri teraniro rigukomeye amashyi. Haleluya. Kuriboneye ubundi izina ryawe nirihimba. Hari ubundi buryo. Haleluya, haleluya. Ubundi buryo utanze. Izina ryawe nirishimwe. Uburyo bundi urabutanze. Tugize neza mwami. Tugushimiye uburyo utanze. Tugize neza mwami Yesu. Umukozi wawe utwigishije. Tugushimiye uburyo utanze. Kurya urimo gusenga. Tugushimiye uburyo utanze. Ku bayobozi b'icyumba cyo kuwa kane nabo bazanye. Kuri korali n'abandi. Tugushimiye uburyo utanze. Ku bacuranzi ndetse n'abatekinisiye. Tugushimiye uburyo utanze. Turagushimira uburyo utanze kuri ba Joseline, uburyo utanze kuri ba Yosefu. Tugushimiye ubundi buryo. Turagushimira ubundi buryo utanze. Imana ishimwe ku bakristo ba hano, ku badiyakoni ba hano. Mwami Imana Nyiringabo, turagushimira ubundi buryo utanze ku bantu babashyitsi badusuye ndetse n'abandi bo mu mayandi matorero. Tugushimiye ubundi buryo utanze. Niwe wateguye aya yibiri, yanyakagamo numvaga nyashaka, hanyuma Kristo nawe warayashakaga, naho kumbi wari ufite umugambi wo kuduhereza ubundi buryo. Akira ya mashina yawe, mugambi wo kuduhereza ubundi buryo, kambi wo kuduha ubundi buryo. Abarozi batabishaka kuduhaye ubundi buryo, abapfumu batabishaka kuduhaye ubundi buryo, umwanzi Satani atabishaka kuduhaye ubundi buryo, hanyuma isi na Satani n'uyu mubiri twambaye batabishaka kuduhaye ubundi buryo. Komerwa amashini impundu, uri Imana yumva gusenga. Cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose ku bwawe Yesu, amen. Mureke tuyishime, tumutunge ibiganza tuvenga Imana imuhe iki. Oya, ibyo biganza ndi kubona ari bikeye. Imana imuhe iki? Imana imuhe imigisha, imbaraga n'amavuta n'umwuka wera. Ndumva nshaka ko dutera haleluya. Niba tuyitera twicaye, ndumva nshaka ko dutera haleluya y'ubutsinzi, yuko Imana iduhaye ubundi buryo. Ndumva twatera haleluya y'ubutsinzi, yuko ubundi buryo bwabonetse. Heya tototas, ndumva twatera haleluya nk'eshatu z'ubutsinzi
buri wese nabanza yiyumvemo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo isake ipfa kubika gusa, ibika ibanje kubyiyumvamo. Niba wumva haleluya ikurimo, banza ubitekerezeho neza, banza utekereze uburyo Imana ikuremeye, banza utekereze ahantu Imana igusohoye, banza utekereze ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe, banza ubitekereze, banza ubitekereze. Rimwe gatatu we twongera rimwe gatatu we tolas latila bonestahini twongera nanone we data akomerwa amashi, komera data amashi uyu mugoroba wo gusoza amasengesho yacu. Data ubirebe, wongera uturemere ubundi buryo. Komera data amashi, data birebe, yongera remo olas tolati data. Yesu Yesu abahimigisha. Mwicare mugubwe neza. Kambabwire turatashye. Nyuma y'ibi nta kindi kintu nongera kuvuga, nta n'ikindi nongera kurenzaho, sibye kubashimira ko Imana ibahimigisha abantu mwese mwitabiriye amasengesho y'iminsi 2. Mugende muyasoze, mugende muyasoze. N'udafite uburyo bwo kuyasoza, Imana imuremera ubundi buryo. Imana imuremera ubundi buryo. N'utari ufite uburyo bwo kuyasoza, Imana imuremera ubundi buryo, kuko Imana ifite uburyo. Wa mubyeyi wavuze uburyo Imana yabwiye ko ikuye inzara iwe mu rugo, aze kutureba hano hepfo. Hari umuntu wohereje umuceri tumuhe ajye kuwiheraho, Imana imuremera ubundi buryo. Ubwo nyuma uriya niwe Imana yatekerejeho uyu munsi ko imuremeye uburyo bwo kurya umuceri.